Abavuzi gakondo bo mu Rwanda abasanzwe bavurisha imiti y'ibyatsi cyangwa se itwaye imiti ya Kinyarwanda babavurisha imiti y'imyuka irimo amahembe, amagini, nyabingi, ibiti, ibyatsi n'ibindi ariko mu buryo bw'imyuka y'abakurambere, baba bakoresha ubundi bubasha bw'ubufindo, baba bakoresha imiti yo hirya no hino bakura mu bihugu bya kure ariko bakayivanga n'indi ya Kinyarwanda bakagira icyo bageraho mu buvuzi bita ubwa gakondo. Aba bari mu mashyirahamwe anyuranye ariko ubu ishyirahamwe rikuru rikomeye mu Rwanda ryabo ribahuriza hamwe urugaga rwitwa Rwanda Network. Ntabwo bari hamwe nk'umuryango umwe ahubwo baravugamo ko hacitse ibice. Ese ibice byacitse byatewe n'iki? Urugaga Rwanda Network hari abariyoboye ubu ngubu bavuga ko bafite ububasha bwose bwemewe n'amategeko, hakaba ariko no kundi ruhande uwari uruyoboye Nyirahimana Gertrude nawe uvuga ko nta wamweguje kandi ko afite ububasha bwose n'ubushobozi bwose ndetse n'ubudahangarwa ku kuyobora uyu muryango Rwanda Network. Mu gutegura iki kiganiro twabanje kuvugana nabo muri Rwanda Network bayoboye urugaga ubu ngubu, ariko tugerageza no gushakisha urundi ruhande ruyobowe na Nyirahimana Gertrude ariko ntitwabashije kurubona. Ubu tukaba tugiye kubagezaho ibyo twaganiriye n'uruhande rwabonetse, mu gihe urundi tutararubona narwo nturubona tukazaruha ijambo. Iyi ni Pax TV Ireme News. Mwese wakurikiye Pax TV muri umwanya mubona turi kumwe n'umuyobozi, akaba ari umwe mu bafite inshingano mu buvuzi gakondo mu Rwanda mu nzego z'ubuyobozi. Ndagira ngo mbere ko nkomeza atwibwire. Murakoze, nitwa Tuyisenge Aimable Sandra Abdou, ndi umuvugizi w'ihuriro ry'abavuzi gakondo ariko nkaba no muri komite mu nteko iheruka kuba mu kwezi kwa gatatu banaye nk'umujyanama muri gahunda rero ya Minisante magara Akarere ka Nyarugenge mu buryo bwemewe n'amategeko. Ukaba umuvugizi w'urugaga nyarwanda rw'abavuzi gakondo, mu mpine uruhe kuko hari urakoze. Hari ihuriro ry'abavuzi gakondo Rwanda Network, ihuriro ry'abavuzi gakondo mu Rwanda Rwanda Network, bitandukanye na umuwaga na uwaga. Ni amahoro atatu atandukanye. Rwanda Network rero ni ihuriro ryashinzwe na 2011, ari naryo Minisiteri y'Ubuzima yifashisha reference ko dufite icyemezo cya Minisante twahawe muri 2011, nyuma aho twari tumaze gukora ibarura rusange. Nyakubahwa Minisita Binagwaga Agnes abonye ko dufite ubushake n'ubushobozi batushyira icyangombwa cy'agateganyo. Nicyo gihe twatangiye gukora, icyiciro cyabaga mu Gitega. Umunsi wa mbere twawukoreye wavuze gakondo bo mu kwa 831 wabereye mu karere ka Nyanza, icyo gihe meya yari Abdallah. Turashimira Minisante ko yaraduhayemo n'inkunga icyo gihe, nawe MS yari umunsi mukuru mwiza cyane. Haravugwa ayo mahuriro cyangwa se ingaga zishobora kuba ari nyinshi. Ese izo eshatu wavuze zifite uko zikora no kuzuzanya cyangwa buri rumwe rurigenga? Buri rumwe rurigenga, yego, ariko zose zigahuriza ku iterambere ry'ubuvuzi gakondo. Yego. Hanyuma ku kibazo cyo kuvuga ko hari urugaga, iryo huriro ry'abavuzi gakondo mu Rwanda rifite ubuyobozi bwinshi, ni bwinshi bungahe kandi kuziye mpamvu? N'umuvugizi, ndi umuvugizi kuva 2011 nkaba n'umutekinisiye w'ihuriro. Amakuru nguha ubuyobozi buriho ni bumwe. Yego, ubuyobozi burimwe ni komite nyobozi iyobowe n'Uwimana Betty, kuko Gertrude Nyirabineza yegujwe tariki 8 z'ukwezi kwa gatatu 2022 muri uyu mwaka 2022. Yaregujwe nuko kivuga ko ayoboye, ari nabyo abantu benshi bibaza nituzi ahantu ayoboreye, kuko uyu munsi wa noneho twaje kumenya ko yatwibye n'icyicaro. Ubwo rero twakibonye Kicukiro cy'abagabo Nyabisindu, ariko ku mugaragaro no kenera document ndaziguha. Habaye inteko rusange Terenera mu murenge wa Nyakabanda, Kagari ka Nyakabanda akaye umudugudu wa Kirwa. Gertrude yandikirwezwa akarere ngo bahagarike, nanjye nshyiramo avuga ko abantu barwanya leta, bigera kwa DPC, bigera kuri RPC, inzego zirakurikirana uko inzego z'umutekano mu Rwanda zikurikirana, basanga ari amagambo. Inteko iraba irarangira, iramweguza. Inteko isaba ko wabwo yanakurikiranwa mu nzego z'ubutabera kugira ngo agaragaze ibyo yaba yarakoze muri icyo gihe atagaragaza, kuko icyatumye yeguzwa si ikindi, yakoresheje ibarura ritazwi Minisante itazi. Ko Minisante nibizi izabitubwira. Avuga ko yafatanye n'ikigo kibarura mu gihugu n'icy'amaranga muntu. Makuru twari gusanga ari abantu be, kuko uyu munsi n'igitabo yacyatse kontabule basinyagamo mu turere bagendaga banyuramo. Icya kabiri yihaye kwirukana
umunyamabanga w'ihuriro anamufungisha Munyantwari Bosco arafungurwa. Yamufungishije ate ko yamufungishije avuga ko afite inyandiko mpimbano. Ibyo rero babijyamo avoka aramuburanira arataha n'umwera ari hanze. Mu minsi ishize yongeye gufungisha vice president yumvishe ko ari we wamusimbuye ku mwanya, kuko uruwabizi ko perezida avugiye ku mwanya inshingano zikwatwa na vice president. Izo mbaraga zifungisha zikura he? Kugeza ubu ntabwo tubizi. Icyo dushimira turemera leta y'u Rwanda kuko gukurikije uko yafatiwe hariya muri teni tuturiya mudamu Betty mbaza ribu mu kinyabupfura nabo baransubiza isi umuntu umujyanye kubera iki? Ntabwo tumujyanye, yaradusuzuguye, ntiyabonetse, ntiyitabye mbese. Ntiyitabye. Nawe tumuwaje ati nge naritabye, baramujyana kinyabupfura baratwemerera. Uwo munsi ugiye kuri ribu hari abavuzi barenga 50 binjiyemo muri liste yabo. Batubwira mutahe umuntu turamufite, batanga ubuhamya. Ribu ndayishimira iragenda ijya muri minisante, babazo witwa Joel nawe arabisobanura, bagareye ubuvuzi ubweva mu bugenzacyaha bijya mu bushinjacyaha. Kuko muri telefone ya Betty ari byo avuganaga n'uwo president, hari n'amafaranga yamuhaga y'abaturage bakabwa nayo ataragaragaye. Nyuma yaho rero urukiko ruramufungura, yafunguwe by'agateganyo. Vice president na president ubu ngubu arafunguwe, azaburana umwaka utaha. Bivuga iki rero? Yahise ahagarika komite nyobozi, ahagarika komite nkemurampaka, ahagarika komite ngenzuzi. Uwo vice president abakora wa president Nyirabineza Gertrude ahagarika nyuma yo kweguzwa. Mbere yo kweguzwa yegujwe inteko ishingiye kuri ibyo, ko ntabwo umuntu yeguzwa adafite impamvu. Yahagaritse abaperezida b'uturere nanjye ndimo, sibyo bivaho. Icyo gihe wari muri Nyarugenge cyangwa ruri ahandi? Uyu ari muri Nyarugenge n'ubu niho ndi kuva natorwa, mfite lettre officielle naho ngomba kuba natanga report, you know. Noneho rero ubwe abanza guhagarika, ariko bigeze mu karere ka Nyarugenge barabiseka. None se ariko se wakoze ari inteko yabaye ibarwe gumahona na reception n'abahaye bijyana mu kagari. Ahagarika uwanyabihu witwa Diodoni, ahagarika Ngororero, ahagarika Gakenya, ahagarika hafi igihugu cyose. Bivaho ngaho ahagarika komite nyobozi. Nyemurampaka imwandike ko agomba gutumiza inteko rusange, aranga kuko vice president yaba ari igihe. Bimaze kurangira ahagarika ngenzuzi basajye gukora ubugenzuzi niyabumva. Ni muri icyo gihe rero yabonye ibintu bikomeye, ahita ashaka uburyo kuza kwimura icyicaro. Ko tumaze kumweguza mu buryo bwemewe n'amategeko, twajya gushaka icyicaro Nyabisindu turakibura, twamenye umunsi ko kiri muri Kicukiro, mu murenge wa Kicukiro mu karere ka Kicukiro. None rero muri ibyo byose arangije hari ibarwa ya minisita Gashumba yateguraga amatora, yigaragaza uburyo bizakora. Haza kuzana lettre officielle ya minisita Gashumba igaragaza ko iyo komite yemeye, ariko nawe agendeye kuri raporo yahawe n'abatekinisiye, sibyo? Nubwo ngewe raporo irimo amakosa nanakugaragariza n'ubu ngubu. Bimaze kugaragara rero nta muntu wemejwe na minisita, sibyo? Wagombye wowe kweguza ubwabo ko muri esho rimwe ni komite nyobozi Escom. Ese umuntu muri Escom yeguza undi? None ko mwamweguje kandi biri mu rwego. Ntabwo ari twebwe, ntabwo ari ngiye maburi wamweguje. Ntabwo yemejwe n'inteko rusange. Yego, statut dufite 2011 bivuga ko inteko rusange ari urwego rukuru. Yego. Yo ifite ubasha kweguza umuntu wari wese. Yego. Ni ibintu byakozwe n'ibindi binyamakuru byinshi n'abantu bahari. Na liste yari ihari irahari. Uyu munsi na wisiye yagera mumenyesheje Gertrude n'umuwazo ugasanga bihakana. Uyu munsi yakoresheje inama, uyu munsi Gertrude yakoresheje inama, afite ibyo yatangazaga ashimangira ubuyobozi bwe ko ari we ukiri umuyobozi. Inama nk'izo zijijisha cyangwa se kuri we ntabwo ari kujijisha, ziri mu kuri mwe ni izijijisha. Izo nama kandi bigaragara ko afite abavuzi gakondo bamuri inyuma. Yego. Ntabwo mwacitsemo ibice? Ntabwo, okay, katubyita ibice. Ariko kanguhe nk'urugero, abo bantu yatangaje ntabwo batoye n'abanyamuryango, ukatubyita ibice kuko udashyize hamwe. Gertrude afite uburenganzira bwo gushinga company cyangwa irindi huriro, ariko naryitiriraga kuko agafite statut. Ubushize ngana na Joel twari twabatumiye, yambwiraga ko batazi ko dufite statut. Dufite statut, dufite n'ubuzima gatozi bw'agateganyo bwa minisante. Statut ya mbere n'iya kabiri zuzanye yo kubwarekeraho n'iya gafaranga. Urumva ayo makuru Gertrude yayimye abatekinisiye ba minisante. Ngira ngo none minisitiri amenya atabizi ko dufite statut, harimo mpamvu yakoraga ibintu yishakiye. Abo bantu ajyanye ku ruhande nabo uyu munsi harimo abatamwumva. Ariyo mpamvu ubona ari gushaka gukora umunsi mukuru w'ubuvuzi gakondo nyafurika, umunsi mpuzamahanga wawuzanye tariki 4 z'ukwa munani. Kandi kuri kangahe? Kuri 31 z'ukwa munani. Umunsi nyafurika washyizweho na ba his excellence. N'umuntu cyashaka kuwushimuta nawo kandi yawushimusi ndaza kuba ubutumire yashyizemo. Nabyo ntabwo byemeye kuba afite abanyamuryango rero nubwo n'abafite, sibyo? Niba abantu uzi ba kera bari muri iryo huriro
niba dushobora gutumira inteko rusange ikaza abantu 80 nawe azayitumire turebe niyo nama twabimenye bitinze iyo tubimenye twari kwifasha inzego zidukuriye mu mutekano none mbere yo gusoza abo ikindi gihe muzabimenya muzatubwire mbere yo gusoza muri bangahe mu gihugu abanyamuryango abazwi no kunyuze mu ijambo avuga ko ari 2000 ariko mu 2000 yabyerekana abanditsweho ni bangahe abanditswe n'uzi abo yanditse kugeza uyu munsi ihuriro ritangira inteko rusange arimo abantu 87 kuri François d'Assise nyakubahwa Binagwa Agnes twamwandikiye tumutumira duhina umwe yitwa Mwesige Patrick ubu nabwo akora mu bintu ngira ngo bijyanye n'ubuvuzi muri East Africa ni gutyo ihuriro ryatangiye ariko uvuze ngo uyu munsi dufite ihuriro runaka database dufite ni ya 2011 irimo bangahe birasaba ko byari 2000 na kuko abavuzi bose twagezeho twakoze site Minisante yishyura 1000 bigera kuri 400 kuri Radio Rwanda iduha n'umutekinisiye none tugafata uturere dutatu tukadushyira ahantu hamwe bakagenda basa umukozi wa Minisante akaza dufasha tugakora na radio tugakorana na polisi DPC no kuringa bo tugakorana na NSS byari ibintu biri bigiye no organize none uyu munsi rero mu byatumye nibyo ngibyo baramutera ikize n'iryo barura adashaka kugaragaza umutungo wavuyemo adashaka kugaragaza ayo mariste wagashaka kugaragaza ko yirukana abantu bose agasigara ahagaze wenyine nk'umuyobozi kandi ibarwa ya minisitiri bemeza ni imwe inteko y'abatoyi ni imwe ntabwo rero je returute kuko ntacyo mfano ni inteko rusange yamuvanyeho turanaziranye nanjye aranze sibyo na famille iranze ariko mu rwego rwo umuvugizi ifuko duca ibintu byo kwigira ngo ni wowe ndavuze hanyuma mu gusoza niki urugaga rugiye gukora mu gukemura iki kibazo urugaga twebwe twandikiye minister inshuro nyinshi aduha abatekinisiye be ubu icyo turateganya audience ariko nkuko umunyamakuru igisabo babyanditse ubushize mu nkuru yabo bagaragaza ko hagiye gutanga ikirego abanyamuryango basabye ko Gertrude yatangirwa ikirego ku mugaragaro bikorerwa imbere ya notaire ubwo rero murindire mubiza gukurikiraho mu gihe kiri imbere turacyabuze ibimenyetso kuko sinatinya no kukubwira aho umuntu bamwe bahari ntabwo nabihagazeho sibyo aho umuntu agenda avuga ngo turasaba amafaranga sibyo ngo yo kugurira inka nyakuba perezida wa Repubulika urumva umuntu uvuga ibintu nk'ibyo perezida wa Repubulika twubaha n'iryo tsinda rya Gertrude n'abatuma kuko waza amayeri akoresha ubuturere we nagajyamo sibyo uzabaza wo hakurya bose mu turere niba ukeneye ibimenyetso ndaguha abantu ubahamagare nawe uzabafate record ku majwi ngo muzane amafaranga tuguri is excellence ubwe yamutumye inka ese ninde muntu wamutumye kujya kugura izo isi yubaha twubaha duha agaciro icyo ni icyambere kugumya kwitirira ihuriro utakira umuyobozi bihanwa n'itegeko guhindura logo no guhindura kwibikicaro ni irindi tegeko sibyo ubwo n'ubujura bw'ubushukanyi hari inyandiko mpimbano ibyo ni ibintu byose yagiye akora tugihuza ibimenyetso ejo bundi Musanze baragiye bakumukecura amafaranga aje mu nteko arabivuga twaza kugufasha wenda bari bahari bo kugisaba kaguye umwe umukecuru agati bamwatsa amafaranga ya FPR bamwatsa amafaranga y'ibiki ntazi no gusoma umupira twaragufashe turawubitse ubundi komite ikimara kujyaho 2019 hari logo yari yakozwe irimo isekuru n'ibiki sibyo baranje barabitanga niyo mpamvu n'uwavuyeho gafaranga sibyo hari icyemezo honorable na honor minister yaduhaye Binagwa Agnes sibyo ko ari icyangombwa cy'agateganyo arangije perezida wacu wariho gafaranga nawe ashyiramo kashe nawe yemeza izo kampani urumva none nawe yongeye gufata logo y'igihugu ntabwo ikoreshwa ahantu hose ari hose cyo tubanze tucyumvikaneho guhindura logo no guhindura kashe cyangwa guhindura konti byemezwa n'inteko rusange ese iyo myanzuro arayifite niba ayifite mu wabanaga muri komite basabigaragaza ariko ibintu bigeze mu kubikemura twe ntabwo turi muri gahunda yo kujya guhangana n'uyu munsi twagerageje kugira ngo tugaragaze icyicaro aho twakibonye tujyana abanyamakuru bamwe badukorera ikiganiro abandi baranga barimo Kigali Today na Sarusi kuko bagiye baganira muri biro byo baganira nitubizi nyuma babanze gukora ikiganiro ariko ubwo amahirwe turahuye n'abandi baragenda bagikora tugiye gukoresha itangazamakuru igikurikiraho tugiye kwaka nyakubahwa minisitiri w'ubuzima audience tugiye kwaka audience chairman wa RPF sibyo ku rwego bagenda yiyitirira tubwira ibintu bidahuye sibyo ni ibintu tuba tutazo bibiri ariko ihuriro ritangira na kumenyeshwa 2011 na 12 twagiye ku rwibutso rwa Gisozi sibyo ku rwibutso rwa Gisozi ari hakoreje jenoside yakorewe abatutsi 94 muri Mata twagiyeyo
tugira amafaranga dutanga n'ujya kuri YouTube urabibona nyuma yaho tujya kuremera umucikacumu umwe wari uhari sibyo turabikora ni ibintu rero garuka mwaka ariko natumwe no kumva umunyamakuru umwe ngira ngo Kigali Today ngo ni biro ya mbere ibonetse ntabwo agaruka bwa mbere agaciro development muzari amafaranga arimo abavuzi arimo ntabwo rero abavuzi gakondo turi nyuma muri gahunda z'igihugu cyane cyane kuba muri twebwe harimo n'abayobozi bo mu nzego zitandukanye kugira umumva ngo ni kishyashya mu Gertrude azanyoya nico bita continuité mu gifaransa abanyarwanda bati uhagarikiwe n'ingwe aravoma ntabwo yaba ahagarikiwe n'ingwe kandi zinkazi wavuga yuko bari minisantiri inyuma ye kuko mukanya n'umunyamakuru amusabye ijambo aravuga ngo yamumanze mubaze minister ko minister mu burenganzira cyangwa Gertrude umukozi wa minister ihura ayobora na buzima gatozi bifite ntabwo rero nishukurana na minisante sibyo nuko minisante itureberera nuba akaba yarabeshye ko na stati turayifite stati ufite ukuntu iteguye n'ukuntu yuzuzanya inzu zirakora byose bigakora naho byitego ntabwo rero icyo yabwiye muri munyamakuru wa Gisabo yavuze yuko minisitiri yamuhaye ibarwa natwe dushaka kubazanya kwa minisitiri ko dufite mu nshingano turabamo washinzwe kuyobora aho twakosa bakadukosora umurongo mubi turimo bakawutuvanamo bakaduha umurongo mwiza bakaduha icyezo ngo twagiye mu itorero bavuze ko twagiye mu itorero gabiro twagiye mu itorero y'abavuzi mu gihugu turi abantu turi muri gahunda za leta kandi twumva ikindi avuga ngo yagiye mu gutegura itegeko bashaka kuba niba minisante yaramutumiye nk'uhagarariyaga minisante rwose yaba yarakoze ibintu bitari byo uyu munsi uhagarariyaga ni w'Imana Peti mu buryo bwemewe n'amategeko biri official ariko niba yaratumiye nk'umuvuzi ku giti cye birashoboka ko bamutumiye ubwo rero icyo tugaragara uyu munsi avuga ko ari minisante imushyigikiye iyo minisante rero ntabwo minisitiri turabona n'abarwayi umuvugizi n'abarwayi ya colonel turabona nibyo avuga ariko bidafite inyandiko ahubwo mwe mwadufasha kubikora colonel ko wabaye nde deje ni PS gutyo sinzi gutyo afandi colonel Muhunga Tasis yego kandi natwara itsinda bagiye baganira minisitiri wungirije minisiteri y'ubuzima yego murakoze kumusora yego none nawe ariko hari itsinda ryacu baganiye nawe ubwo rero turashaka ko audience minisitiri akatubwira uko ikibazo kimeze ariko nzi ko minisiteri ifite abanyamategeko inteko rusange n'urwego rukuru habonye gushimangira ibyo twakoze urasoreza ku butumwa uha abanyamuryango b'ihuriro muri kumwe n'abanyamuryango b'ihuriro abo ngabo bari ku ruhande uvuga ko rwataranye ubutumwa nsorezaho bose turaziranye twatangire turabavuzi nabo baracyari abavuzi ndasoreza manje gushimira minisiteri y'ubuzima rya tangazo yasohoye ryaradufashije kuko inama twakoze mu kwa gatatu tariki 8 harimo ingingo nizo ngizo ko mfiteho document nabisobanuriyeho kuko umuvuzi gakondo kuva nyuma jenoside yakorewe abatutsi muri 1996 minisitiri wagiyeho bose abasazi bera n'abandi bose nura mu colonel Nyibuka hari uko umuvuzi gakondo ni umuntu uzwi n'abaturage aho akorera n'inzego z'ibanze ibyo bintu byari byaracitse kuri kino gihe cya Gertrude abo bose banaga kujya ku maradiyo nabo bose banaga Gertrude waga bareko ari nacyo yafaga na vice president hari abamaze iminsi bazenguruka igihugu ejo ndi bari Kabarondo babunyura mu maboko ya Gertrude bamuha amafaranga mu ntoki hari amafaranga nyura kuri konti banje gushimiranya kwa minisitiri ririya tangazo ryahise rihora ritambuka nitangazo ubundi umuvuzi gakondo nk'uko musanze hano iwawe umuvuzi gakondo akore hari icyemezo hari barwa binago yaduhaye ya tariki 18 ngira ngo kwa karindwi no tariki 13 2013 ivuga ko umuvuzi gakondo icyemezo cyemeza umuvuzi gakondo kirari nzakigorana kwereka kuri foto wemewe n'abaturage na amazina yawe na nimero iranga muntu ibisekuru byawe birindwi abantu 10 bavuye bakabyemeza fotokopi zirangamo naho basinye na nimero z'irangamuntu umuyobozi w'umudugudu akagusinyira akagari kakagusinyira umudugudu ukagusinyira akarere kakakora twe muri Nyarugenge ko twabikoraga ari nako tukibikora iyo umuntu amaze kumusinyira dukora icyo bita descente icyo ko numva atari icyemezo ahubwo ari dossier ni dossier nyine ariko ni icyemezo cyemeza umuvuzi gakondo wemewe kigasinywaho nande kuko ibyo ngiye basinyaho ari icyo mbona ubu ngubu bigiye bisinywaho na Gertrude byatangiye ntabwo ari byo nyine nawe yakoze ku murangamutima we ntabwo yagendeye ku mabwiriza ya minisante aya ni amabwiriza ya minisantari rwose ugiye mu gihugu nta karere utasangamo abo bantu bose bagifite bivuga iki rero ntabwo ari dosiye munyamakuru ntabwo ari dosiye umuvuzi gakondo ntabwo agomba kuzenguza imiti ikintu umuvuzi gakondo ntabwo ari umuntu ugenda wimuka ni umuntu uza ahantu atuye wibyita dosiye kuko niba akarere kagusi inzego z'ibanze zose niba zisinyeho sinibaza ko ari ikibazo kirimo ko zirakuza niba ibisekuru byawe bigaragaye naho ko muri ubuvuzi gakondo si amashuri si ikindi kintu ni inkomoko uvana iwanyu ko bavuga ishinze imizi
gakondo bivuga ko ari ibintu bishinze imizi iwanyu baravuga ko gakondo yaturutse mu nzu ya Rutsobe ubundi aho yaje guhura na Gihanga wahanze inka n'ingoma ubwo nacyo ni ikindi ganiro cyayo mateka n'ubuvuzi dukoresha tuzagira ikindi gihe impamvu ngo kira cyemezo ko cyemewe abantu 10 navuye bagwirira nka muro bagasiba iyo baramutse babeshye nawe ari ikindi kibazo nawe ukagaragaza umwirondoro wawe ubuse mudugudu wanjye nibanze ko mvura ikibazo kirimo ni iki n'ubugiye uje mu mudugudu w'iwacu ushaka gusanga ndavuga ngo mugiye kwani mu kwa mupfumu barahazwe ari kwa mupfumu n'urugero ngo haye sibyo ni bavuze ngo kanaka sinukize muri umunyamakuru kuki navuze ngo umunyamakuru wa kera nuko muzi mu itangazamakuru kuki subukoze inkuru y'imande ebyiri mbone yo kugara abanyamakuru wa Sarusi na Kigali Today ukuntu bitwaye uyu munsi nuko umuntu afata inkuru za angle ebyiri ufata imande zombi ugakora inkuru kumwe ngo nagakora imwe mu makimbirane yatewe nande habo kushinzwe ubuvugizi n'ubushishozi kugeza ubu indi nama natanga abavuzi bose gakondo bari mu Rwanda ari watangiye kuvura uyu munsi ari winjiye uyu munsi twayize amabwiriza ya Minisante kandi aho dukorera inzego zibanze zibe zizize tugerageze kwegera inzego zibanze kandi tujye no kuri centre de santé tubwiriza ko tugomba kuvura abantu bavuye mu buvuzi bwa kizungu inama twashojeje ubundi twasabaga ko buri muvuzi gakondo wese ko tujye gusora ibyangombwa nta muntu tuzaye icyangombwa adafite mituweli atadufashe muri mobilisation ko turateganya ko buri karere mu Rwanda nubwo twagira abavuzi abaturage 10 batishoboye tuzafasha ariko tuzabikora kuko ari cyo tumariye igihugu hari abantu indwara zinanira kwa muganga bakagaruka ibyo bintu bikubyumva twebwe rugo yacu uyu munsi irimo igiti ikabamo n'ingoma sibyo ni ibintu birimo hariya hano bavuga ngo bitandukanye bijya he biki n'ibiki ibindi waruvuze ku mabwiriza y'igihugu nuko umunsi mukuru nyafrika tuzatumira Minisante n'izindi nzego uko usanzwe ukora niko tuzakora ku itariki yawe yagenewe nta mpamvu yo kwibuga imbere mu muganura twarawusanze nawe uri muri gakondo kera habaga icyo bita umunsi w'umuganura ibwami hakaba ingoma y'umuganura hakaba inzu y'umuganura imbuto izaterwa n'iyi izaganurwa kino gihe izakoreshwa gutya rero umuganura ni igice kimwe cy'umuco nyarwanda ntabwo ari igice kimwe cy'ubuvuzi gakondo kuko ubuvuzi gakondo bwemewe na OMS siko bwose bwemerwa kuko OMS tuvuge yemera ibyo abazuga bitandukanye OMS yemera ko ingoma zivura sibyo uzare n'umuntu avuga ati nyafite stress yajya mu rokora kuri kingoma akavuga ngo yakize OMS yemera ibituruka ku nyamaswa sibyo amavuta y'ingoro bisiko vuba ibyo ni ibintu uzi sibyo OMS izi ibintu bijyanye na nibitumuka ku butaka ibumba se nivura ibyo byose rero ariko twe mu Rwanda leta y'u Rwanda hari ibyo yemera bikoreshwa ina hari n'ibindi bikoreshwa mu kindi gihugu Nigeria bafite ubuvuzi bwabo ndakumenyesha ko inama mpuzamahanga y'abavuzi gakondo yabaye 2011 wari fondateur wundi wa Rwanda Network ni Dr. Kiraha Emmanuel yari yagiyeyo na comptable hari indi nama yabaye muri Cameroon yagiyemo president Gafaranga yarakiri president icyo gihe ajyana n'uyu vice president Robert sibyo izo nama zirahari nikiza ko Minisante hari na budget yabaga hari na 13 zo gufasha abavuzi ariko nta muntu bikurikirana hari amahugurwa aboneka hanze ni byose kutubwira mu itegeko murashaka gushyiraho president ariko umunyamabanga agomba kuba yarize n'abandi muri komite ese uzaba uri president wavuze gakondo utazi no gusoma igiswahili na muri East Africa uzajya mu nama niba yunda wenda icyongereza udashobora no kumvamo ariko president wavuze gakondo ashaka kuba atazi gusoma ariko byibuze mu zindi komite hakarimo abantu bahagarariye ya komite ndahamya neza ko ugiye muri Minisante na OMS izo gahunda amahugurwa bahari hirya no hino ariko twebwe nta murongo twiha kugira ngo natwe bagire icyo badufasha kuko hari nk'ubuvuzi gakondo bubaho n'abantu twahuguye kino cyangwa cya Gertrude hariho ngo utanga icyangombwa kidafite irangamuntu ngo avura indwara eshatu ese ni uruhe rwego rubizi icyo se ninde utagicura tubwizanye ukuri nta muntu utacura icyo cyangombwa sibyo reka tugendere kuri continuity aguko yatangiye ikomeze dufite urubuga dufite abanyamuryango dufite imikorere ya leta n'imikoranire dufite n'abashaka kudufasha kamwe urugero amahugurwa abaye muri Ines yaragiye asiga abantu atwara abantu be n'inshuti ze twebwe muturera dusiga ashyiramo abantu bake kuko takumva ese kweze gisense kutubwira ngo uwano y'utaranoye bose n'abanyarwanda gahunda n'izimwe kuki bategura amahugurwa y'abavuzi ukajyana umwana wawe muri Ines ngo nuko ari mu 200 kusumba icyo kintu ari ikintu cyo gushyigikira president Nyamuramaka yarabigaragaje icyo ntabwo ari cyo kintu washyigikira kuko shoje shimira Minisante ahubwo nyisaba kutuba bugufi muri cyo kibazo ariko twebwe ntabwo ubuvuzi gakondo ari ugufungishanya kuko ntabwo byigize bibaho rekeraho yagiranye ikibazo na Gafaranga bivaho Gafaranga yagiranye ikibazo na mubyeyi wa Nyagatare bivaho ariko n'ubwa mbere mbonye abavuzi bafungishanya bigeza afungisha umwe kabiri gatatu ngo cyo yishingikirije kizagaragara
ariko nzi ko icyagaragaye cya mbere nuko abafungisha leta bafungura ku buryo bwemewe n'amategeko. Nta muntu uri mu hejuru y'amategeko. Ubwo buzi uvuga buri munsi y'amategeko, nubwo waba uvura inkuba buri munsi y'amategeko. Hagati aho rero mugaragaza ukuri kandi mukurebe ibyo Gertrude yabayishingishije byose biraza kugaragara kandi bijye hanze, kandi nzi ko inzego zidukuriye ziraza kubijyamo kuko byamaze gufata indi ntera. Turagushimiye cyane. Hano dusoje ikiganiro cya none tubibutsa ko twaganiraga na Aga Rwanda Network, uruhande ruyoboye umuryango muri iyi minsi ya none, ariko nanone uruhande ruvugwaho ko rwakuwe ku buyobozi ariko rwo rukavuga ko ruyobowe na Nyirahabimana Gertrude. Ntabwo turabasha kurubona, ntabwo twabashe gusubizwa ubwo twashaka kuvugana nawe, ariko igihe cyose tuzabonera ijambo ryabo aho bahagaze nabwo tuzasubira kuri iki kiganiro tubabwira uko byifashe. Mugire ibihe byiza. Iyi ni Pax TV, Ireme News.